Okay, mwongeye kwirirwa mwaramutse aho muri hose bitewe n'ahantu uherereye. Ni Mimi Mbishu kushaka kunyita, twongeye kugaruka kuri Why How I Him. Uyu munsi urakaze rero. Mfite abantu batangaje, ni umugisha kubagira uno munsi. Imana ibahe umugisha ko mwimeye invitation yanjye ku munota wa nyuma nuko muri inkoramutima zanjye. Uyu munsi iki kiganiro sinzi uko biri bugende, nkunda kubivuga buri munsi ariko biri bwikore. Gusa ndi excited kandi ndabizi ko nabo bishimiye kuza kuri Waiha. So nk'ibisanzwe mwatwibwira. Ndahera kuri nde ushaka. Bana we murankoze ubuse Makuru d'abord. nagira nkupere Chantal none reka rero nanjye mbabwire ngo uyu munsi urakomeye koko uyu munsi urakomeye cyane kuko ndi kumwe n'abantu special cyane Mireille Mishu Mimi ni special kuko umukobwa wanjye umukobwa wanjye inshuti yanjye birakase Best boy wanje. yes Chantal Papa uzi ko ari umuhungu yigeze kushwana nanjye abonye muri telefone yanjye kera mba mu Rwanda, ubwo natangiye umuntu amunyihanganira. So Bye. nkimenya oya Shanta banza ukomeze. Oni. nari narangiza Mimi nari ntabivuze Reka myutinge mfite umuro. nuko ubwo rero undi muntu mvuze kuri Musari special Chantal nawe kuba turi kumwe mu kiganiro numva ba Mimi yabimbwiye gutya bitunguranye navuga nti wow I love it nari nzi ko mari minota 10 niyo namuhaye ariko ubu kubera Chantal mu bihagarikira aho mushakira Chantal nawe special yes ndakwibuka Mireille yakumbwira bwa mbere igihe nazaga muri Europe cyane yaragutakaga cyane nanjye uzi ingufu nakoresheje mva Brussels njya Charles wari kugenda sinibuka niba harabwana za GPS simbyibuka ni na kera hashize iminsi ubanza nagendaga kuri map ndaza kugeraho unyitaho unyereka rwose ubuvandimwe ufite n'umutima mwiza so nshimishijwe no kubana namwe mwembi muri special nanjye ndishimye cyane ntabwo twaherukanaga ubwo turaprofite Mireille arongera duhuje Si ibyo rata. nibyo twibwire nawe. yes nanjye nitwa Kanamugire Mundi Ornella Chantal. Amazina nk'ay'intuza. Buri muntu wese aba afite iryo azi, iyo ntashaka ko umuntu amenya muvuga iryo batazi. Amazina yanjye y'ishoka. Nanjye nkaba ndi umuvandimwe wa Mireille, twarakuranye turi bato mu Rwanda, tuba mu Rwanda. Nanjye histoire ya Mireille nkaba nanjye nyifitemo uruhare kuko umunsi wa mbere yamenyanye na papa we kuri telefone ariko batarabonana twari kumwe ninjye wamufashije kontakte ya mbere yagiranye na papa we. Wow, thank you. Yes, ntabwo nzi niba ibyo bintu wari ubizi. Ntabwo yabimbwiye. Ntabikubwiye. Ariko njyewe wamufashije kabisa kugira ngo abone agakarita ko guhamagara. Wow. Yagushimaga nk'ufite impamvu abikora rwose bwo kandi ndagushimiye kuri izo mpamvu. Ariyo mpamvu Mireille yari umunyamabanga we, yari secrétaire. Wow. Yari kapetitere ari muto muruta cyane rwose ariko yari umwana ko Mireille yari macuwa cyane. Wasangaga utuntu twose tutuganira. Wow. Yari umwana ukunda kubaza kikonfiya akagisha inama. Yari umwana ufite umutima. Thank you. Okay, murakoze namwe rero mwabantu mwe muri kutwumva, aba bantu muri kumva ko ari abantu bakomeye mu buzima bwanjye. Waiha irakomeye. Why him? So uno munsi rero
numvaga mfite ibintu byinshi byo gutumira papa. Bamwe mumuzi nk'umucuruzi, abandi mumuzi nka papa wanjye w'inshuti yanjye cyane, ariko ngezeho ndavuga ariko uwamutumira nk'umubyeyi ko hashobora kuba hari ibintu, hari sitori yanjye atazi, nanjye hari sitori mba numva ari ibintu mba nshaka kumenya mbere y'uko mumenya uko yarabayeho, byagenze gute, ibibazo nyine ngumana n'ubwo muzi ariko ugahora ufite utwo tubazo. Nagiye ntumira aba single dad benshi, aba single mom benshi, ariko nganisha ku buzima bwanjye. Iyo mbabaza ibibazo mba nganisha ku bibazo ngenda ngira mu mutwe wanjye. So uno munsi rero naguhinduriye, tugiye kuganira nk'umwana wakuze adafite se mu buzima, nk'umubyeyi wabyaye umwana ariko bakaza kuburana akamubona nyuma, na mukuru wanjye uri hano, tujye kuganira. Yeah. tuguteze yombi. Ready? Uri ready? Yeah. Okay, murashaka si ubu duhere kuri nde? Duhere kuri papa? Jya uhera kuri Chantal, please. hera aho ushaka turi wanjye. Jya uhera kuri Chantal. Okay, reka nihereho. Ndagenda nyine nihereho nkanjye kuri story nagiwe mbwirwa. Uri kumva? Papa araza kunyomoza bitewe n'uko we yari ahari, ariko ngibyo nibyo bagiye bambwira. So menya nkuramenya ubwenge. Nakuze mbana na gramere nyine igikondo. Noneho twakuze tugira akabari. Nkura bafite akabari buri gihe, na n'uno munsi sinzi nimba bakigafite, ariko bahoraga dufite akabari igikondo. Ubwo rero gramere akajya kubitamo ka primusine, yagakubitamo akantera story zose za papa. Aho umuntu wigeze umbwira story ya papa usibye we yasinze, mu gitondo yabyuka akaba undi muntu. Simbe namukuramo ayo magambo. Noneho biza kugera aho ngaho mu mutwe wanjye nkumva papa wanjye aba muri Amerika. Ni ukuri, kandi hari nko muri za 2009 na kangahe. Nkumva papa wanjye aba muri Amerika, nkura numva mfite umubyeyi uba ahantu. Noneho yasinda akambwira papa wawe yaratuye hariya, papa wawe yabaga hariya. Udustori nk'utwo ngenda ntubona, ngenda nkunda izo famiye gahoro gahoro. Okay. Papa nkaho se we wari urihe? Nk'icyo gihe wari urihe? Icyo gihe mbega ukimara kumenya, mbega wowe wamenye nka ryari? Wamenye ko wenda mama afite ryari? Nka story yawe yanjye wibuka ndi umwana, kugira ngo bigere aho bigufata hashize imyaka myinshi, ko twamenyanye 2004, ndumva ntakumenye 2004. Ese warabyibuka ukavuga ati mfite umwana, aho wagendaga hose wabaga ufite ikintu kikwibutsa ko ufite umwana, cyangwa byabaga bimeze gute? yewe me ikibazo rwose icyo kibazo kirakaze rwose, reka nkigusubize nini. Urumva, njyewe icyo gihe, yewe icyo gihe Ikibazo wayiha hoya hano twitwa kuri wayiha mama wanjye, wayiha byagenze gute? Mwahuye muti? Kugira ngo numve mwatangiye muti, mwahuriye. Urakoze wizanye. Mwahuriye nizanye umva. Okay, reka mbabwire, ndababwira kandi openly. Nini wenda reka nisegure kubwire ko ubuzima ni igitangaza. Urumva, ubuzima ni igitangaza, ni igitangaza cyane. Hari igihe ndyama ntari nabyo ko niciye nka saa 10 nkatekereza ku buzima, nkasanga ubuzima ari formule igoye kuyisovinga. Mama wawe yabaye inshuti yanjye bikomeye, kandi ntabwo yigeze aba umwanzi wanjye na rimwe. Ibintu byatewe n'ikirere, mbese n'ubu n'umugabo we yabaye brother, mama we yabaye ni brother, kandi ubyumve ko ari 100% nta kubeshyana kurimo. Kubera iki? Kubera ko yabonye ukuri kuri hagati. ibya nyuma, ariko tubwire ibya mbere bya kera. Niho ushaka kugera, ubwo wenda ndatandukiriye.
bino bisubizo bya mimi biraza kuba spontane urabona ikintu kije spontane utabyuganizinze dore uko biri ubundi we yitorera n'icyo ashaka so Yeah. mama wawe twarakundanye nk'uko Grammy yabikubwiye twari abaturanyi njye nabaga kwa tanti urumva hari igihe nabaga kwa tante sinzi niba warigeze umumenya Naramumenye jenoside irangira twaraje ndamwibuka ya. yes Mukankuna Colette bari baturanye hagati hari mu muhanda cyane kubi. yes ndaza kubikubwira nabyo noneho ubwo rero hagati hanyuraga mu muhanda urumva twari abana bareranywe ariko nka mama wawe akaba umukobwa w'umunyamutima wibera mu utavuga menshi mwiza by the way rwose mama wawe ni umudamu mwiza nuko mbese buryo uko tugenda tubana urumva hari twaraturanyi kandi ubona nyine nanjye nkunda uharuka uburyo nteye ntawe nkunda abantu bakavuyo ari na mwiza cyane yari mwiza pe kandi n'ubu agomba n'ubu ngubu sinabivuga no gukora umudamu w'undi muntu ariko mama wawe yari mwiza pe urumva yari mwiza rwose kandi afite uburere akomoka muri famille ubona biyubashye nabo mbese yari yuzuye ibyangombwa byose byo kuba inshuti y'umuntu noneho ako kabazo n'ukuntu kaje ukuntu mbese namenye umwana icyo gihe mimi nta kintu nari mbiziho ariko ntabwo nari nzi ko mfite umwana pe ibyo byose urabona jenoside yabaye muri 94 icyo gihe nibwo nanjye nagiye kuko actually nijya nabwiye nti ikiganiro cyo kwa kirekire n'inkozi development ikagwira nk'icyo gihe aho nari ndi bya birebire mbese muri icyo gihe kuva icyo gihe usamwa nahise mbese ngenda hari akavuyo mu gihugu abantu nkatwe tutari abantu mbese baheze inguni kenshi basanga ntuze batugendaho ukavuga uti ayibera mumva we na icyo gihe navuye iwacu ntuza ahitwa imuramba aho navukiye byari bibi narifite akabizinesi bakaza bakagasenya yigeze kuba ibintu by'abantu nyine batari pro rya shyaka ryariho baradusenyera turadutega imishwaro igihe kintu nahise njya kuba hitwa icyangugu urumva bizinesi wayitangiye kera nayitangiye kera ngo yatereteshaga mama moto yari afite moto yazaga agahita akadugararaza yamuzaniraga biswi namubwiraga abahungu n'abana bacu bagendera kure yari kwemera disi urumva we noneho icyo gihe nari mfite iyo bizinesi ndi umunyeshuri mukubanyi na murumuna wanjye aribo bayigera baraza barayisenya hari ibizina barashaka no kuvuga mu matwi yanjye bintera trauma barasenya noneho ubwo urumva icyo gihe ngira nahise mvuga nti okay you know what reka nigire niboneye akazi ko kujya kwigisha ahitwa Igihundwe icyangugu urumva ndagenda baho iby'iwacu mbitera umugongo sinamenyaga mbese n'abasaga n'uri mu ntuzi nyuma hirya ya Nyungwe ibyabaga inyuma ya Nyungwe sinabimenyaga byarakavuyo yes so to tell you that icyo gihe nta cell phone zabagaho nta landline twagiraga umuntu yashaka kwandikira ibaruwa ikazamara nk'umwaka itari yakugeraho especially utabaguze naho iyo mail yajya mbese ubumwe mubaho ubuzima bwanyu bunubuki twe twabaye mu bihe bikomeye urumva nta cell phone nta telefone nta post ikora nothing ubwo rero icyo gihe ntabwo nari nzi ko mfite umwana noneho kera naravuye mu gihugu sinzi ko nigeze kuvugana n'uwo tante arambwira ati ariko ati burya afisa mama yitwaga afisa ariko ati yaryaye umwana musa pe nuko ubwo nyuma yo kuvugana aho kugira ngo azambwire ntuza abimpe neza nyine byari ngira ngo yaranyandikiye akabaruwa iyo nabaga noneho kera kabaye kugira ngo azongera abwire neza abwire umwana aho arambwira uko bimeze ngiye kumva numva yarapfuye urumva uwo mumama yageze arapfa yageze arapfa nyuma ya jenoside kandi niyo contact yonyine wari ufite aho hantu yonyine rukumbi abana be bari bakiri batoya
Yeah. yes Mm. bash ubwo mba ndavuga nti okay niba uwo mwana ahari tata akaba yaravuze ko dusa kandi afise akaba yari inshuti yanjye nzi n'ukuntu nawe ubwe byagenze. yiyubahaga Mm. uwo imana imurinde hakoraga isengesho uwo mwana imurinde nintanamubona n'impfa dore ko abantu bapfaga cyane imana Mm. izamukuze nuko okay ngera aho mva muri afurika umva mva muri wavuye muri afurika afurika mu wuhe mwaka? navuye muri afurika muri 2004 muri 2004? ibaze yes ibaze No. ko 2004 njye iyi numvaga uzi warageze uzi imyaka twari Ya, tumaze tugushaka ahantu hose, nyinshi. ibaze ahantu hose, mu muhanda, mu biriziya, mu isoko. ayowe bana umva icyo gihe nari nahavuye ndi mu kirere ntacyo niziye Yo. narakubiswe nuko ndaza ngeze ino rero ngeze ino nibwo hashize imyaka sinzi ukuntu umva aho mire niyo wagira icyo abimbwiraho ukuntu twabaje kukonekitinga niba ufite memori ya hafi cyane aracyari muto Yeah. ntagira icyo abivugaho So hari akantu kaciyemo mama ngo ambyara umva habaye nk'ibintu byinshi uri kumva famiye yari arimo akahavukira atari n'umwana uba iwabo n'icyo ari kwa papa we ariko mama we ntawe ari kwa mukase umva biba byinshi abakubwira kuramo inda bagira gute bakamuha amafaranga akayarya sha umuntu utazagira ahajye niyo wamuha uburozi bumeze gute ntabwo yajya. akabi ntaho kajya. So yaje kugira baramwimura bamujyana yaje kujya ahantu henshi kabisa nk'amaze kumbyara ariko ajya i Nyamirambo. Ageze i Nyamirambo nanone yahagiraga abavandimwe we n'abakazini bawe ni bande babaga i Nyamirambo. n'abakazeni Nabo bari batuye i Nyamirambo. Ubwo mamukuru amaze kubyara mamukuru undi w'i Nyamirambo aravuga ati ariko rero aya ni amakosa uri gukora uyu muhungu waguteye inda nta kintu wamubwiye kandi bavuga ko ari mwene wabo na bariya kubera icyo utababaza ahantu atuye ukagenda ukamureba basi ukamubwira ko afite umwana. Mama arakomeza bakamuha amafaranga ngo atege ajyeyo akayarya. ariko we Azi ntabyo kubwira yashakaga kubivuga. sinzi impamvu yatinyaga kujyayo noneho nuko igihe ateye yemerewe yakunda ubuzima butarimo ibintu Yeah, bigorana ukunda n'ubu niko ateye ubuzima buri prive cyane, ntabwo yeah, akunda yes kuvuga so ibintu bye. arakomeza yes arabihisha noneho bigera aho aremera kujyayo. Agiyeho umunsi wa mbere menya yaramubuze birasubira icyo gipangu papa yabagamo cyabagamo mwene wabo nanone byari sayiko ukuntu habagamo nimba ari mubyara we nimba ari ikise na ntumbaze. mama wacu tante Odette Mukamurari Noneho bageze aho ngo aravuga ati naje hano bakajya bamubaza ese aka kana ko musa aka kana ko gasa nka kadugaye na papa menya barabongera rimwe ngo aravuga ngo uyu mwana ngo ni uwande ngo yamubajije icyo kibazo abatiye atumva uriya muntu ntazongera kubona umwana wanjye ukundi urumva agashaka akara ntaciyemo gatoya birangirira aho ati okay nimba uno muntu ambaza uyu mwana ni uwande kakana birangirira aho. So naje kugira rero njya kwiga i Nyamirambo njya kwiga ahantu hitwaga ku Kivugiza ko twabaga i Nyamirambo nyine naje nyuma gusubirana njya kubana na wa mutante nyuma twabaga muri Setandra ahubwo Chantal twabaga muri Setandra ariko njya kurya saa sita kwa mama kuri Nyamirambo. ariko uba muri Setandra wigaga kureba no nabanje kwiga kuri ntuza ku Kivugiza nk'igihembwe kera ukivuga ku Kivugiza kuko waje muri Setandra narizeyo nka semestre imwe yonyine ikintu Imana iba izakora uburyo destiny y'umuntu itavaho. Nagiye kuri icyo kigo mpiga igihembwe kimwe noneho hakaba akana k'agakobwa mama we nanone ni tante wawe uriya mama Joyeuse n'iki cyawe ni tante wanjye nanone umwana wa tante we akiga umwaka imbere yanjye none hari ukuntu abagatulika biyiriza ku wa gatanu bakora ibiki by'ibisibo n'ibiki
nkanga gutaha kwa mama mukuru ngo njye kurya nkirirwa ku ishuri kugira ngo nze kujya gusaba amazi kwa ya famiye bene wabo na papa imwe ya mbere nababwiye mama bamubwiraga ngo azajye kunyerekanaho ariko wowe utabizi ba Tony ba Emi iwabo wa Emi ntabwo mbibuka mbere papa arabazi kwa okay Emi so ishuri ryabo ryabaga munsi inzu yabo yabaga munsi y'ishuri ndagenda nkahurira n'uwo mwana ubwo niki ashobora kuba ari mubyara wanjye cyangwa simbizi tuhahuriye tuza gutoragura igiceri turakirwanira bya hatari aratsinda aragitwara noneho uko ngiye gusaba amazi nkabona ari gukomeza nkurikira agakomeza nkurikira ngiye kubona mbona tugiye ku rugo rumwe ndavuga ati se kuki kari kunkurikira ndamubwira ariko ntabwo ndi kugukurikira njye kwa onkire wanjye nta muntu wambwiye ko ari onkire wanjye ariko wa musinzi wanjye ibyo akomeza ambwira ndabifata mu mutwe ntabwo nabyibagiwe kandi tutakina abantu ndagenda njya kwa Eme ngezeyo ati so hano ni kwa onkire wawe gute kandi nanjye ari kuba onkire kuba babyara banjye cyangwa onkire banjye birarangira uwo munsi pe ucaho turatandukana dusanga nabo ntabahari hari umukozi gusa ariko wowe mire uretse gatoya wowe igihe wababwiraga ko ari wo kwa onkire wawe ntabwo wumvaga ari kwa onkire wo kwa papa cyangwa wo kwa mama wari uzi ibyo ari byo ko ari uwo kwa papa kubera ko iyo mama gramere wasindaga akambwira sitori ya papa narabigumanye so nari mbazi bene wabo abo ngabo bari konekite kwa wa mutante papa yabagaho nari mbazi ngo babaze papa wawe uwo ari we kuko nzi ko igikomere cya mbere wari ufite imbere y'Imana ntabwo byazaga nzi neza ko igikomere ndibuka ko igikomere wari ufite cya mbere uri kutamenya izina rya papa wawe nzi ko aricyo kintu cyakubabazaga kurusha ibindi impamvu ni uko nabazaga mama karakara so nkavuga nijya kubyiginga muri ibi ngibi wenda nta nubwo ari nabyo wibuke ko umuntu yabimbwiraga yasinze ntabwo ari ikintu yambwiraga ari muzima yabimbwiraga yasinze mu gitondo agahinduka so ngewe nkabigira mu mutwe bavuga ibyo ari byo byose bari abantu dufite icyo dupfana noneho n'igihe ngiyeyo nkajyayo nkasanga ntabahari igihe cyose nagiye kwa Eme gusaba amazi ntababaga bariyo kuko bari abana b'imfubyi nabo badafite ababyeyi akaba ari mu kazi barumuna be baragiye ku mashuri gutyo uwo munsi uratambuka ndasubira ku ishuri ubuzima burakomeza bahise bampindurira ishuri tante Rivera yahise ahankura ati iri shuri nta kintu uyu mwana yakuramo anjyana he kurepa wa mwana agira urwango aranyanga kariya gakobwa karirata ni umwana wo mu bakire kandi nanjye aho mba si iwacu ari kumbona inyuma ambona ko ndi umwana wo mu kibabi bagufite pressure nagafite nta kintu mukafite so atakoze baba gusa neza rwose bakumva nyine aranyanga noneho aza kumva iwabo bari kuvuga ngo papa ari gushaka umwana ngo ari gushaka umwana we atazi nimba akibaho atazi nimba famiye ye bararokotse cyangwa byaragenze gute bati so umwana yitwa ati icyo nzi ni uko bambwiye ko yitwa Mire ntabwo nzi mu makuru aho yayakuye ariko nyine niko bambwiye noneho baza kumbwira kandi kantu yaranabimbwiye muhamagara bwa mbere ngo uwase ndi umwana nakundaga kwandika urabona ko kundi badukoreraga amarojisitire bakatwandikira tutaramenya kwandika bakatwandikira amazina yacu banyandikiragaho umwari Mireille nkaza gushaka uburyo maze kumenya kwandika nongeraho uwase umwari Mireille kuko umwari Mireille byabaga byegeranye noneho nkongeraho uwase imbere yarangubise ko yari yaramubwiye ngo uyu mwana nubwo wamwise basi uzamuhe uwase ku mazina mwamwise so mama batuwase se umuntu yitwa uwase uyu nguyu uwase wa wapi ukwita uwase wa wapi ari so turagenda uwo mwana bamubwira ati dushakire umwana witwa Mireille wiga ku Kivugiza ndumva deja narahavuye ariko uwo mwana yarambonyeho umunsi umwe twarwanye dupfa igiceri aragenda
arababwira ati rero hari umwana witwa Mireille uzi nzazenguruka ikigo cyose nshaka umwana witwa Mireille ngo murenda kungana wowe uzagende ku ishuri ryanyu ushaka umwana udafite se witwa Mireille urakumva icyo kizamini aragenda ariko nkaba narigaga ibintu byo gukomezwa n'ibiki n'ibiki aragenda asubira ku ishuri abona umwana witwaga Mireille aramubaza ngo Mireille ngo ufite papa wawe ndambwira ati njye mfite ababyeyi bose mbana na papa na mama ubu abavuyemo ababwira ati uwo mwana muri gushakisha ntawiga kukivugiza noneho aza kwibuka Karine Aline uramwibuka Karine kabaga kwa tante bariganaga uri kumva kandi abo bantu bose wumva baciye mu buzima bwanjye bose bafite ubuzima bwiza ari abantu babashije no kuva no mu Rwanda benshi ubwo aramubwira ati ariko ari uriya mwana uba muri Saint Andre ntabwo yitwa Mireille ati yitwa Mireille nose uriya mwana ntiyize kukivugiza umwaka ushize ati yarahize ati se kariwe Mireille usigaye wenyine ati se waba uzi nimba afite papa we aramubwira ati reka abana na tante we ariko afite mama we atumva sindamwumva mentioning ikintu cyitwa papa we wa mwana aza ndeba arambwira turi uko umwana witwa gutya na gutya ngo arakwanga nicyo kintu nzi ati ariko mama we na famiye ye bari gushakisha umwana witwa Mireille udafite papa we ndavuga none nsubiye muri bya bintu baranyica iwacu bajya gushaka uyu mugabo byari ikibazo vraiment ikibazo byateye kuko nakuze noneho nkoresha amazina ya sogokuru ariko uko rero nkenye ubwenge nkaba se ni gute mama yitiranwa na papa wanjye ujya kubimbwira ngo none se urimo kurira ngo ni gute ngo sogokuru wanjye ngo yaba yarabyaranye n'umukobwa we aba ari papa yamubazaga Claudine aramubwiraga ngo tukamubwira izina rya sekuru ngo niwe papa wawe ntukambaze ibintu byinshi we niwe papa wawe so nayahinduye ari uko maze kumenyana na papa nakoze 6e primaire naramumenye nandika ko papa wanjye yitwa Felix Rutaremara mama we ni nacyo cyenyine washakaga wambwiraga ngo cyama gusa nkamenya uko yitwa ngo ibindi ikibazo kuko Mireille nta kintu yaburaga yari umwana ufite ibintu byose pe mama we ntacyo atamuhaga yakoraga uko ashoboye kose ku buryo umwana we abona buri kintu cyose n'ibidakenewe umwana ariko ukagira vide yo kumenya ngo nabyawe nande icyo tuba turi kwigisha abantu bamenye izina nta kindi nzaba nkeneye yari afite urukundo yari umwana ukunzwe ahantu hose yari ari Mireille yari umwana ukunzwe icyo ntabwo yakiburaga ariko kuvuga ngo papa ninde papa ninde so message ibiri hano ku bantu batwumva nagaru kugira ngo mvuge story yanjye ariko story yanjye it's my testimony so urayumva hari abandi bana bameze nkanjye baba bakimeze gutyo kuko ushobora no kwendinga pure gushatse n'umuvandimwe wawe so ni byiza ko ibi bintu umuntu abivugaho ukabwiza abantu kuri aho bakomoka ibintu byaje nshobora guhura n'umubyara wanjye ntanazi nka kote ya papa ntago mbazi pe ngerageza uko nshoboye kugira ngo mbamenye ariko ntago mbazi nshobora guhura nabo ugasanga wenda ubu byaratambutse ariko ugasanga umwana ashakanye na mwene wabo kubera ikintu ababyeyi bahisha abana bitari na ngombwa ibikomere byawe ugomba kubishyira ku ruhande ariko umwana byaye ukamureka akamenya aho akomoka nicyo tuba turi kuvuga hano so naje kugira rero uwo mwana araza arabimbwira arambwira ati rero Mireille uriya mukobwa arakwanga ariko nubwo akwanga bari gushakisha reka mbanze nkubaze ikibazo kimwe ese ufite papa wawe ndambwira ko none wowe wasaze papa wanjye se mukuye nzi ko navutse ku mugabo ko nawe nzi ako ndabaye cuwi nta kimwe nzi mbona mva mu rugo njya mu rundi uko mbona niko nanjye niyizi ati so urashaka kujya iwabo ukareba nimba ari bene wawe ndavuga nkagira icyo mva n'uriya mukobwa ariko twigeze guhura ahantu aravuga ngo ni kwa onkle nanjye mvuga ko ari kwa onkle wanjye birarangira ko kano kahita kagaruka mu mutwe rero wa mugani ushobora gutrayinga nari ndi kwiga kubatizwa ndabyibuka uri mu bukristo ujyaje uri mu bukristo bwinshi
najyagayo buri wa gatandatu noneho ndasiba uwo munsi sibye ndavuga reka nsibe kugira ngo mbashe kujyayo tante singire ikintu mubwira ndinyabya kandi iyo wasibaga kabiri baragukuragamo ndavuga igihe cyose maze najyaga kwiga ninsiba umunsi umwe ntabwo tante ari bubimenye ntabwo bari bubimubwire ko nasibye nditegura nk'ugiye kwiga mfata akabatirisimu yanjye nimba ariko bakitaga akagatirisimu n'ubase hari saa munani ndabwira ngewe nzajyayo saa munani ndabona ngewe nzaza saa munani nze ndebe iyo famiye nagiye niruka ndabyibuka bari batuye munsi ya esikafi nditegura nagezeyo nyine uwo mwana abwira iwabo ko nzaza mpasanga barumuna wa papa Gatabo yego ndamanutse ndabasuhuje napfuye kwinjira umuryango famiye bari bicaye intebe zose nta nubwo nanicaye bari bicaye intebe zose zo muri salo zuzuye barambona ndabasuhuza muraho ndabasuhuza bose ngo uyu mwana ni uwacu nta n'ikintu tukubaza ntitukubaza nyoko ninde ntitukubaza fata ifoto uyu ni papa wawe yitwa gutya na gutya iyi ni nimero ya telefone ibindi uzabyikomereza natwe turamubwira nuko navuyeyo nta kibazo mbabajije ntibambajije ababyeyi banjye ntwara agafoto ngeze mu rugo nateye sitori nayiteye nturi aho ngaho ndabibwira nde byaje bishyushye ndabibwira tante aranca kubeshya yaba we nta mubyeyi azi ndahamagara mama wawe ari kukwica Rutarama arampitana hari samedi dimanche nibwo nabashije kuvugisha oya ahubwo dimanche nibwo cyangwa uwo munsi nabashije kumvugisha ko dimanche narongeye cyangwa naramubuze ariko ndabyibuka tuvugana hari dimanche nicaye kuri esikariye ndava mu rugo muvugana na papa bwa mbere mufashe ako gaparti ako gaparti niba mbyibuka neza niba narabyibagiwe ufashe imyaka myinshi cyane umfashe inyunganiro Mireille yaraje twari dufite utuntu tw'uturituwere njye na Mireille uwabonaga amafaranga iyo wabonaga 100 twese tujya ahantu bita kwa mama Barbara tukagura capati niba ari imwe tukayisangira tukayigabanamo kabiri nta muntu washoboraga kubona amafaranga ngo ntabwire undi ikibazo cyose waba ufite wabwiraga mugenzi wawe niba ufite akabazo k'umwenda urumva nka Mireille gafite urumva njye habaga harimo utubazo tw'ubupfubyi twinshi wasangaga nka Claudine yaje akagura imyenda myinshi azaniye Mireille ari bikarangiye ko Mireille yari n'umwana yiga muri primaire Mireille nta hantu yajyaga uretse mu misa bikarangira mu misa no mu mafete ya famille rimwe na rimwe bikarangira imyenda ari njye yambaye ariko amapantaro ntiyankwiraga byasabaga kwizirika agasente ntibimera ko njye nari nanutse Mireille afite ibisusu ariko gusa nk'udupira two hejuru ko yari afite hejuru hato ugasa hejuru turambarana udupira twabyeyi twiyambarira nkampereza ati batuguriye sister akira rwose twatagiraga buri kantu kose urumva rero agize nk'inkuru nk'iyo ngiyo we yagombaga kuza asanga ati ati ngwino hano ati nabonye papa ukagira inkuru bimeze bite papa sumukuye twari twarashakishije imihanda yose umuntu usa na Mireille twaramubuze iyo nkuru udashaka kuyivuga bari kukwica byabaga ari ikintu cy'ibitabu byabaga ari ibintu bitavugwa ndamubwira arambwira ati rero gira inama mfite nimero hano yo muri Amerika nta n'umwe ufite telefone muri twebwe nta mafaranga tugira uhamagara muri Amerika twibye telefone antimagi ibyo buri ndakwibutsa ukuntu twabigenje abantu babyumva ubu ngubu bashobora kuvuga bati kuki mutatiye umukozi nta umuntu watungaga telefone yabaga ari nk'umudiregiteri wa sosiyete yabaga ari umuntu w'umuki n'ababyeyi babaga bafite telefone babaga ari abantu bafite salari ziri hejuru b'abakire bakazizirikaho na ba mwarimu nta telefone bagiraga
nta muntu wagiraga telefone. Yes. Urumva rero twari dufite aho ngaho umuntu, twari dufite abantu b'abakecuru twabanaga, umwe akaba donc umwe yari tante Rivera, yari severe mu rwego rwo hejuru, nta izo nkuru nta kintu wari kuza umubwira, we yagendanaga inkoni. Hakaza mama Firo yari umubikira, nawe ibyo bintu ntabwo wari kuza kubimubwira ngo abyumve. Sinibuka harya mama Firo yagiraga telefone, simbyibuka, banza yarayifite, yayibikaga mu kabati, ntabwo yayigendanaga, ibyo byose yayibikaga nko mu kabati, ikintu yamaraga. Hakaza Tanti Magi, umukecuru w'umunyamujyi wari waravuye wabyaranye n'umuzungu, wavugaga iringara, wari wabyaranye n'umuzungu, wari ufite umugabo w'umuzungu, avuga igifaransa gusa n'iringara. Mama Magi niwe muntu wari umukopine wacu aho ngaho wenyine, niwe uduhungu twaje kugusura bakagutuka. Mama Magi yarazaga akaza ati ariko mureke ibyo bintu, uyu mwana yaje gusurwa n'urungano rwe, umuntu agira ngo mugende akakubwira, abahungu bari kumureba, numvaga ibintu byose. Ndavuga nti n'ibindi Mireye, umuntu ushaka kudufasha muri iki kibazo ni Mama Magi. Tujye kubwira Tanti Magi adufashe. Ndagenda Mireye agira ubwoba, ndagenda ndamwicaza, ndamubwira Tanti Magi rero urabona, urabizi ikibazo Mireye afite, none yahuye n'umuntu amuha nimero za papa we, kandi Mireye arashaka kumenya izina rya papa we, nta bindi bintu, ntakeneye ko papa aza kumutwara, akeneye kumenya ukuntu papa we yitwa, nta bindi. Magi nawe akaba yarakundaga inkuru, bari umukecuru ushaje uri muri retraite mu nzu, nta zindi nkuru abona, iyo yabaga yumva akantu gashaje era agakiriyoziti iteye ubwoba, tugira amatsiko yo kumenya ibyo bintu. mufate telefone ya papa we, ndamubwira nti Claudine ntabyo azi, ntabwo ugomba kutuvamo, wadutije telefone tugatelefone. Afite umwana w'umuhungu, umuhungu yabaga hano mu Bubiligi, amwohereza amafaranga, urumva bahora bavugana kuri telefone, akenshi iyo yabaga adafite n'ikarte yagomba kwituma nta kibazo, yabaga afite amafaranga. Ntabwo iki nama nsigaranyemo, ariko kira ama 2500 yamaye 2500 ngo njye kwa mama Barbara njye kugura agakarita, kigenda ugura agakarita. Icyo gihe rero guhamagara i Burayi juste guhamagara kuri repondera amanite yaragendaga, no repondera amanite yaragendaga, byo ni 2000 tukavuga ngo aro zana agakarita turagasharija. Mireye aratelefona akompoza nimero, wakompoje no mama nako Mama Magi yadukomporeje nimero araguhereza, ndiruka telefone. Mireye afata telefone aravuga ngo, aramubwira ati ariko umuhamagare ko nta mayinite menshi arimo, umubwire wo guhamagara. Mireye afata telefone ngo aro uritabye muri Amerika, ninde umukobwa ati ni Mireye, utuzi Mireye waheze, ati umukobwa wawe ahita kuvuga. Oh my goodness. Ubwo rero aho ngaho mise mbyumva kubera histoire wabanje utubwira ko nawe wari ufite amakuru ko ufite umwana witwa Mireye. Nicyo cyane nicyo numvaga, nibaza ngo wabwiwe n'iki Mireye uwo ari we kugira ngo wongere umuhamagare, ko ashobora kugira ngo ni umuntu uri kugukora blague. Yeah, good question. Actually, burya ntuza imyaka imaze kuba nyinshi pere, murabivuga nkumva nanjye nkumva ngize amatsiko nk'uwo hariyo anti yitwa wabafashije Magi rwose wabaye Magi. Bon, in fact ntuze ubwo nkurikije ibyo tante Colette yari yarambwiye, nabwiye ko yari yambwiye ati umwana ariko afite umwana musape, nyuma yabwo byagiye gutyo birazimira kugeza ubwo nageze ino, noneho ngeze hano agatima kakajya kagaruka, noneho ntangira kujya kuko bamwe twari tutangiye kujya tuvugana, ngeze ntangiye kubona contact z'abantu bo muri family, noneho ngera babwira ariko rero muzanekere, kuko actually ntabwo yari Mireye gusa, nubwo tuza Mireye hari n'abandi, urumva hari n'abandi bana, wenda ni nta banga rero kubamenya nyuma, nari kumenya nyuma. Oya I was not sure, urumva kwishya
nahavuye kera pe nahavuye kera pe nuko ariko honestly njye navuze nti maze kugera hano ntuje numva mbese nterereye nta kongera kwirukanka ndi umuturage mfite aho ntuye nta kibazo naravuze nti reka nicare hasi noneho nsubize ibitekerezo ubwenge ku gihe ndebe gishobora gukorwa yes ubwo rero nicyo gihe nk'abo ba tante nk'uwo nguwo tante Serafine abo ba Gatabo bose nabashyize kuri ntuza kuri research ndababwira nti mwebwe mukora ubushakashatsi aho muzumva abasore tuba twaragize stories nyinshi umuntu muzumva avuga ngo hano dufite umwana wa Kadugari muzari ako kantu kabace ku matwi ubwo rero ukuvuga ko ubwo nyine nari ntagiye kugenda amenya amakuru ndabihuza menya wa mwana Colette yavuze menya izina burya nyine mwaterefoniye nanjye ako kantu k'icyizere gahari niyo mpamvu bitantunguye nuko rero naho byatangiriye ubu uhamagaye Mireye wese uhamagara ako kanya muba muravuganye ntimwongeye kurekurana reka ntabwo twagiye naramuhamagaye yarampamagaye pake ndavuduka ariko tanti wakicaye hano icara hano ndavuga hoya kugira ngo yumve inkuru ariko arambaza ngo none se ngongera umbwire ngo bakwita ngo iki ndamubwira bagita umwari Mireye none se ngo ntabwo uri uwase ndamubwira ni reka ntabwo ni uwase ariko iryo zina ndarikunda ati ntabwo ngomba yari kwise ndabwa hoya ngo ngo ndamwumva disi uko noneho urabwira ati se mama wawe ntabwo yitwa Fisa ndakubwira nti reka twumvikane nuvugisha uno mugore ukamwita Fisa za sere yitwa Claudine narakuburiye umva iki kiganiro uzagisevinge forever na Genesis tuzakibaha bakibumve rwose bahane ni kandi ikindi gikurikiraho nishimiye kuko nta nubwo nakubajije nimba ari byo cyangwa atari byo arokeye njyewe uko numvishe ko bamwe bemera ko ndi uwawe nawe ubwo izina rya mama yari confirmation kuri njyewe erega ukigiye santima zo kugira papa Mireye nazo wari ufite izina ryo kwandika ku byangombwa ndi kugenda ndangiza nzandika sogokuru so nishakira izina ryonyine naho ibyawe ntushaka utanshaka no ndakubwira ariko rero hano burishe ni dimanche ejo mfite ishuri ntabwo nshaka kurara nkubitwa sinabikubwiye gutya ariko ndakubwira nti rero ntabwo ibi bintu nabibwiye mama wowe ntabwo mbana nawe uzamuhamagare numvaga ndi tayari kabisa amabuno nzaza nayatukuje nashyiramo ibiki bagakubita ntaribyo nuko ndagenda ahubwo toke nta kibazo nzamuhamagara ejo ati impa nimero ndayiguha conversation mwagiranye ntayo nzi icyo ndibuka ni uko natashye musanga mu rugo ndavuga nti uyu mugore agejeje saa akiri mu rugo arahita noneho bakabavuga ngo iki ndagenda tante yari inshuti yanjye yasombe nta kintu twamubwiye tante njyewe wundi twabanaga ko twabaga nk'aho tuba mu ari kutwica nta kintu namubwiye ariko ari beza ndangije icyo nakoze na tante yabimenyeye rimwe na mama bahamagara nsanga barambwira umukozi nkigera mu rugo arambwira ati tante yavuze ngo nugera mu rugo umusange hejuru kuri ntuzi ku biro byabo hahiye bicaye bose barandeba ibijisho bati tubwire iyo papa waba muri ino Kigali ubu wari kurara aha ejo wari kurara mu rugo nawe cy'amatsiko wari kurara mu rugo ndabwira nti none njye ntabwo ndabwira mama aratangira ararira
mpita mbona impamvu yangaga neza uwo munsi. Ni naho natangiye kuba inshuti nawe. Nabonaga ko ibyo yakoraga byose byabaga ari amareshwa, ibyo yampaye amatelefone, yampaye ibiki, numvaga bitari inafu. ariko ntitwabaga uri umwana ntabwo ntitwabaga uri umwana ariko twe twabaga tubibona nubwo wenda njye ntakubitaga cyane ariko nkanjye nabibonaga ko byabaga ari ibikomere. ubwira iki sinzi aho sari mu by'ukuri ntabwo yari azi ahantu yashakaga kuguproteja wowe we uko kubabara ni iki ararira apfukama hasi ndabese aya marira ni amarira ameze ati umva ati guhera uno munsi nkusabe ikintu ni iryo sezerano twagiranye ndabe ikintu kimwe mbabarira narakubabaje ntabwo nari nzi ko nakubabaje muri uru rwego ushobora kubika ikintu ukakibika ukakimpisha. Ngiye kuba inshuti yawe ikintu cyose uzagira ujye umbwira. Ababaye inshuti yanjye gutyo guhera uwo munsi akitwa niho ka kazina best girl na best boy byaturutse bihera aho ngaho. none se ubwo mana umva ni urugendo rurerure ariko byonyine nkawe kuri papa ubibwira urabona iyo uri mariye kubwira undi mugore nkanjye nk'ubu nzi ko Fideli tubana nta mwana afite nkazumva from nowhere ngo mfite umwana wumvaga wiyizeye bingana gute kugira ngo ubwire umugore wawe uti mfite abana 3 bose batandukanye babamo wumvaga wiyizeye bingana gute ngo umubwire ngo bemere ko abazana. Njyewe rero burya nubwo utazi kuri urwo ruhande numva hari ubundi n'izi bintu byiza bya ndakunda amateka sibyo. Hari umusizi witwaga Nyakayonga Kamusare yaravuze ngo kwibyara bitera ababyeyi neza urumva. Yes, so umwana burya ni ubuzima ni ukuvuga ngo niyo yari kumbwira ati umva n'ikiganiro azacyumva rwose nta kibazo niyo yari kuvuga ati birangire uyu munsi rwose yabifata neza cyane nabi ni umva. Njyewe nakubwiye ngo ibyo navuye mu gihugu kera n'abo bandi bana 3 imbere se byari nk'uko kwawe. Njyewe ukuntu nabayeho ntabwo nari vagabo nari umuhungu ntabwo mbyiga ya sibyo nari umuhungu nabyita smart ukuntu ko ntabwo nakundaga abakobwa bafite akavuyo wa wundi ubona nuriya bakurana wa wundi ubona nuriya bakurana sinamukundaga. Nukuvuga rero bari baranambwiye ngo wari umuhungu utuje no mu buzima busanzwe papa wanjye aratuje akunda urubyiruko nagakunda kujya n'abantu nyine yikundira abantu nkunda abajene cyane abantu babona ubuzima agaciro ubuzima. Hari ubundi iyo dukura ugera ukabona ubuzima bwabitse ukumva isi yakurenze ntabwo uko mbaho wapi. So ubwo rero nyine kubwiza icyo kibazo cyawe nkimara kumenya neza kubamenya uko nakoze ibyo nakoze urabizi byinshi byo gushakisha nakoze ubushakashatsi bukomeye buhanitse kugeza ubwo menya ko muhari. Nyuma y'icyo gihe honestly umudamu wanjye tubana neza turakundana kuva imyaka yose tubaranye ariko naravuze nti ibyaba byose abana banjye ndakunda gutanga urugero rwose abantu wenda bacuruza ubugoro ntibanyumve burya nta mwuga nepadosobetse mu gifaransa nta mwuga udakiza ntabwo ari gusuzugura ariko nakunda kuvuga ngo usibye ko ubu ntavuga uko numva ari ugupfobya akazi k'abandi. Ni gute naba ndi muri Amerika nta kintu na kimwe mbona nifuza wenda byose simbifite ariko nta kintu nifuza umwana wanjye nkumva ngo acuruza ubugoro somewhere umwana wanjye icyo kintu nakoraga kugitanga urugero. So navuze rero for that reason yabyemera atabyemera yambwira ati sohoka dore ko abadamu hano iyo atagushaka ashyira imyenda yawe muri trash bag akajugunya hanze abone ntashaka yijugunye hanze none abana bari bakiri na batoya. Yes nawe ntashaka yijugunye hanze abana banjye ngomba kubakurikirana kugeza ku munota wa mbere uzababonaho.
so aho rero ntacyo byari bimbwiye aho twamuzi uzi uko byagenda nyuma y'uko umudamu tubana amenye ko burya hari abana batatu mfite. aho ngaho niba nshobora kwintervana gatoya nagira ngo nkushimire. Sinzi niba ubushize tubonana narabikubwiye ariko vraiment nagira ngo nkushimire abantu bose babyumva bihe n'abantu urugero abapapa babyara abana waba wabishakaga cyangwa utabishaka ukagira uruhare mu kuzana umwana umuntu ku isi atabigusabye igihe cyose nubwo waba utabizi nkawe wabayeho imyaka myinshi cyane utabizi ariko aho wabimenyeye ako kanya hahise haba impinduka wese ufata inshingano zawe. Icyo kintu nagira ngo ngushimire abantu bose bumva. Ni ubugabo ni ubutwari uri umupapa w'intangarugero nubwo hari imyaka myinshi utaparticipye mu buzima bw'abana bawe kuko utari ubizi cyangwa se kuko habaye impamvu nyinshi zitandukanye ariko aho wabimenyeye vraiment abana bawe nta kintu bakuburanye. Njye ndibuka ko icyo gihe Mireille amara kukubona nibwo nahise ngenda mu Bubiligi inyuma ariko nkomeza nkurikirana amakuru ya Mireille bimeze bite. Mireille wamuhinduriye ubuzima umwana umushyira mu ishuri ry'icyongereza atangira kwiga icyongereza ubu uri guprepara ko hari ikintu ugomba kumukorera mu minsi izaza. Nta gihe cyashize nagiye kumva numva Mireille yagusanze muri Amerika. Niyo kintu cyantangaje njyewe ntabwo nari nzi ko hari abandi bana nari nzi ko hari abandi bana icyantangaje ni iswari y'ukuntu yazanye n'abandi bakobwa batatu. warabimenye nabyo Buriya rero uko mutazi hari umunsi yaragize yaje gushaka nkiri na primaire ashaka konza turagenda twaflyinga visa barayinyima ntarabamenya pe aza kumbwira ati ariko rero ntiyabimpishe yabanje ambwira undi namumenye nawe n'amateka yacu aza kumbwira ati nyamara hari umwana wundi namenye ariko sinkubwiye kubera ukuntu yari yarumvisha hari imeze sinkubwiye ngo uzajye kumushaka nari ndi mu wa gatandatu ntabwo yari azi ofete ntabwo yagiye abamenya nyuma ariko wenda azi amakuru ariko atarahura nabo umwe we nabimenye wasigaye nk'ukwezi kugira ngo Mireille donc kugira ngo Mireille tubona atari uriya reka ne kuvuga izina tuzaba tuvuga muri pati 2 none ndabyibuka nari ndangije hari 2006 ambwira mukuru wanjye umukuru muri twebwe ndavuga nagomba kujya kwiga ikibungo ndagenda nkora ikizama arambwira ngo ndabaze saba yarambwira ati wawe ni mu Mutara uzi ko nifashe nabaga mfite amafaranga abe papa bari mama nabaga kabisa nta kintu cy'amafaranga navuga ngo nabuze oya nahise mfata arambwira ati ushobora kujya ahantu batakwishimiye ugahura n'ibibazo atari n'uwo mwana wenda ukanamubura ariko ugahura n'abandi bantu bakakugira nabi so ntuzajyeyo aranyiyama na mama aranyiyama ndavuga sha uburyo namushakishije uwo muvandimwe nawe ashobora kuba ashaka kumenya nahise mbwira umushuti wanjye ari umuhungu twari tuziranye umugenzi ndamubwira rero wowe urasa nkaho ufite masozi ndakurihira tike umperekeze ngende ufite na telefone nanjye ndayifite turajyana muri taxi ngende nkora ikizamini mara gukora ikizamini turahita tujya mu Mutara yari ari no ku ishuri yigaga mu wa 3 segonderi icyo gihe ndaneka nza kumenya ishuri yigagaho ntumbaza aho nabikuye sinahibuka ndagenda musanga ku ishuri nyine aramperekeza ndamubwira uzasigara mu gasenta ngende murebe ningira ikibazo nzajya nkuhamagara cyangwa ningira ikibazo uzagenda ubwire mu rugo uko byagenze nuko turagengeze ku ishuri rye ndagenda nsanga animatrice ndamubwira ndashaka uwitwa Ingabire Sara
bati so urinde usura mu masaha y'ishuri ndamubwira ndi mukuru ariko ntaganze ntimumbabare ntimunsubize mu rugo yo nimbaye ntimunsubize mu rugo ni umuvandimwe wanjye namenye kandi ntaganze ndi kumva agiye gukora exeta ndi kumva bimushimishe kumbona bamukura mu ishuri aramushima ariko niwumva ngo icyo kintu namukoreye n'uno munsi niyo twashwana ntashobora kukibagirwa ntashobora kukibagirwa arabitekereza akaba yatuye umuntu yaranshakishije aho nta muntu nari mfite ubwo w'icyo gihe yari abizi ko afite papa agesi yari yaramaze kumumenya ko na papa yari yaramumenye yes yaba icyo ari gihe baramenye nashyizeho ntuza ubu nakoraga ubushakashatsi icyo gihe nawe nari namubonye ndagenda mujyana mu gasantere uri kumva umwana basigaye ku ishuri ndi n'umunyakigali urabyumva nawe ndamujyanye mu gasantere muguriye amata nimba naramusigiye agahombe cyangwa tubiri arono ariko naramusuye turatandukana papa ndamubwira ngo nagiye wa mwana we ati se mwarabona yitwara ngo oke aho ngaho reka wenda nkubwire ikintu nshimira imana burya abana banjye bose burya mwese mufite DNA yanjye kweri ikintu cyitwa courage burya nangira kurare cyane ntabwo mpfa gucika intege kandi mva aho icyo kintu ufite n'abandi nakibabonanye bagira ibintu by'intuza by'ishyaka burya na Joyeuse agize chance akaza hano yakubwire almost the same thing nawe ibyo yakoze nyuma yuko kuvugana nuko komeza so intange ikintu nize ni uko ubyara umwana ntabwo uwo mwana cyangwa uwo mubyeyi ashaka amafaranga yisigasitera okay uri kumva ndangije nkabona ntabwo ngewe nk'umwana wakuze gutyo ntabwo nashakaga izina tu nashakaga ntabwo ari ukubaho umuryango cyangwa iki numvaga nshaka kumenya ndi muntu ki ndinde uri kumva so n'ababyeyi nicyo kintu bagahaye umwana ukahaba gusa biba bihagije ukahaba ntube amafaranga n'ibikeka ariko ibyo byose biza nyuma biza nyuma pe shanta wagiye ariko namumvura kuba yanagati numva tuzakora pati tu nimba nzabazana n'abandi nimba tuzagira nk'uko nabwiye ko umva story yacu ni ndende rwose uzakora pati 2 pati up to pati whatever you want ndahari nta kibazo biranaryoshye kuko uravuga ibintu numva nibishya mu matwi yanjye kandi so umva ni byinshi nakomeje umuntu akomeza rege iyo umaze kubona ibintu mu buzima ukomeza wifuza nk'umuntu njya mbyibuka ngiye kuzana nzi ko ari nko mu ijoro mama andeba ukuntu nashyushye yangatisha wa mwana we ntabwo ubizi iyi si azonga zigifite umwuka wa kimuntu uhora uhangayitse uhora wifuza uhora ugira gutya uhora wishimye niko kuriya ndakomeje kugira nkavuga basi ninkora ubukwe papa azaba hari abana banjye bazamumbaze ibyo byose narabibonye ni umugisha abana baba ndabizi ko ari abantu badafite ayo mahirwe ni umugisha ko umubyeyi akwibuka ukibuka umwana yes ni umugisha cyane icyo nakubwira ni wumvishe se uruhutse umaze kuzana abana bose wumvishe uruhutse nk'ikintu wari ufite kuri wowe kivuyeho njyewe numvise ari umva nabyita umunezero nabyita ubukungu ntabwo ushobora kwifuza ku isi kuko nyuma y'uko muza mukajya hano numvise nta kindi kintu numva nakwiciraho urubanza kuko navuga nti abana banjye ibyo nakora byose yego na hano si mu ijuru ariko at least nkabazana bakaba bari hafi yanjye urabibona nk'ubu nk'iriya trip nakoranye n'uduhungu twa ejo bundi twararyoye batanahari barabona urukundo urumva no muza nko kuba mundi iruhande ntabwo meze nk'uko mba ndi hano nka planinga kuzasubira mu Rwanda bikamfata igihe kinini hafi yes naho ubundi
icyo nakubwira rwose mu by'ukuri kuza kwanyu byampaye ingufu, byampaye ubuzima, numvise ubuzima bwanjye Kandi bwuzuye, numvise ubuzima yes. bwuzuye. Icyo nakubwira. Nanjye mami iki kiganiro ntacyumva ntazi nta n'uhari ntacyumva ntabwo ari just ko twakwishyira hanze nta n'ikintu kiba gihari kitari cyo umuntu aba avuze, ariko ni umugisha kubagira kandi mwarakoze cyane. ubu noneho ndabikubwira buri munsi, ariko ubu noneho mbivuze kubera ko ndi na hano. Ni byiza ko umuntu nagukorera ikintu umushima, umubyeyi naguha ubuzima umushima, nubwo atabigombwa ko agomba gushima, ariko hari abagutererana. So hari n'umubyeyi ashobora no kuba yari no kubyanga, rega mami akavuga ati ntabo bana ntabuzana, bitewe wenda na situwasiyo, wenda mufite n'ibindi bibazo mu rugo muri kudiringa nabyo, ukajya kongeramo abandi bana nibwo mukigera mu gihugu. So ibyo byose akabyirengagiza akavuga ati reka umugabo ikintu ari kunsaba nkimukorere, kubera ko ni pasite ye. Kuzana abo bana ntabwo ari biri butandukanye urugo rwanjye, wenda bizananyubakira. aho ngaho ndetse n'umuntu yabihuza na tayito ya show yawe. ni nayo mpamvu wenda ubaze uti kuki ari we mubana y'imyaka yose itabarika. wayiha agomba kukavugaho, ntabwo wabikora. akavugeho umwita umuntu niwe numvanye yita umugore we ngo mama ibintu si swingi, ufata ukabyuka ukita umugore wawe, ariko ndabibona. So iyo niyo mba nshaka. aho rero nicyo nashatse kuvuga. dutangira navuze ko ubuzima nyine ari fomire itangaje. ntabwo navuga ko impamvu turi kumwe ari uko nka mama wawe wenda navuze nti mama we yandamuretse mfashe uriya, no siko mu buzima bwanjye bimeze. intuza circumstances zabaye izo zose nta muntu uziyobewe. mama wawe wenda iyo mba ndi kumwe na mama wawe nubwo icyo gihe kitashobotse, wenda nari kuba wenda twari kuba turi i Kigali, wenda twari kuba jenoside wenda iri kuza dusanga i Kigali, cyangwa se ahandi twari kuba noneho abagizi ba nabi bakaza bakatwica, sibyo? ariko kuba tutarabanye burya hari ikintu kiba kugira ngo wowe ukabona kikubabaje, ariko mu by'ukuri Imana ariho ibona izabarokorera, sibyo? hari abantu bakunda kumbaza nyine nko kuri mwe akantu gato, nko kuri ngo papa wawe na mama wawe, nkabwa ntabwo bishoboka. Ntabwo byari gushoboka kubera ko bombi bateye kimwe. Ntabwo abantu babiri bameze gutya, mwese muri kuru ku buryo mwese muri kuru ku bantu ukuntu uteye ni nako mama ateye. nkavuga urwo rugo ntabwo rwari gushoboka. Yari destiny yanjye yo kugira ngo mbone umuryango wanjye wo muri Amerika, mbone n'umuryango wanjye wo muri Amerika, abavandimwe banjye. Iyo bitaba abantu bari mu buzima bwanjye ntabwo bari kubaho, kandi abantu bari mu buzima bwanjye ndabakeneye. So ni past yabo ariko yo kugira ngo mbe kuri ino si. Okay, very good. aho duhuje point of view, kuko ntuze ubwo byose n'ubuzima nyine bugenda buca inzira aho bunyuze. Sometimes tukaba frustrated kuki bigenze gutya, ariko mu by'ukuri akenshi hari igihe Imana ibifitemo uruhare. urugero for example, mu gihe nari inshuti na mama wawe, igihe nyine twari ducuditse icyo gihe, hari mu gihe gikomeye. ni ukuvuga hari abantu icyo gihe bapfuye bitewe n'aho bari, sibyo? yashobora kuba attracted to me, wenda akansanga aho narindi cyangwa se akamusanga aho narindi, noneho tukaba tutakiri ku isi kubera wenda ahantu twagumye turi mu gihe runaka, sibyo? That's one. Then uyu mumama turi kumwe, ndavuga nyine naho nyine shout out kutuha, kuko ntuza yabaye umugore mwiza. iminsi tumaranye mu bihe by'ubuzima bukomeye cyane twanyuranyemo, icyo gihe ndabimwubahira. ikindi nkubaha ukuntu yanshyigikiye maze kumenya neza ko muhari, nkora process byose n'amafaranga nishyuraga n'iki byose after yari yarebaga, kandi nta n'ikintu twari dufite, ariko yarabyihanganiye. wabonye support ukuntu yabishimye muje. so mu ijambo rimwe turi kumwe just kubera ko nawe yabaye intashyikirwa mu bintu
mu kunyereka umutima mwiza, mu kwihanganira ubuzima bukomeye twanyuzemo, mu kunyumva ko ntabwo ndi intungane, sindi marayika nawe yashoboraga kandi no nkamwumva kumutera nanjye ubwoba papa Noel bikoze bimeze kimwe kuko nawe ntabwo ari intungane ariko si ukabona ni wa muntu muza. Yes, so icyo navuga ko ndamwishimira kugeza n'ubu nyuma y'iyo myaka yose ishize tubona tubana. ni umugisha. yashoboraga no kumutera ubwoba Tuzakora rega pati 2 twageze muri Amerika. Iyi yari iyanjye tukiri muri Afurika. Pati 2 nitugira amahirwe akazaba hari abo bantu babiri, kubabona biragoye. Ni abacuruzi, ni ababyeyi, ni ba grandma grandpa, ariko baragerageza bakabona umwanya wose bafite bakaboneka. Atari ibyo bya bindi nakomeje ngaruka, amafaranga ntabwo ari icyo umuntu ashaka. Umwanya uha umuryango wawe niwo umuntu asigarana. Memories nizo dusigarana kurusha uko wambwira ngo wanyishyuriye amashuri meza, wanguriye imodoka, wanguriye inzu. Ibyo ntabwo bihagije ko bishobora gushya ejo ukabibura, ariko izi memories ducreate nizo tugumana ubuzima bwose. N'abantu duhura nabo nibo mugisha wacu buri munsi. So wakoze, tuzakora pati 2 twageze muri Amerika. Mami nanyemerera nzamuzana muhari mwembi. Ntabwo byoroshye gutunga abatineja batatu. Ntabwo byoroshye, byoroshye, ariko twarakuze. Ikintu cya nyuma rero, ubuzima bwakwigishije iki? Nkunda kubaza iki kibazo. Ubuzima bwakwigishije iki imyaka yose umaze ku isi? Ubuzima bwangishije ko abanyamerika bakunda kuvuga bati take it easy. Ubuzima bwangishije ko ntabwo bushaka ko butwaza igitugu. Urumva, ubuzima ugomba kubufata easy. Ni ukuvuga ngo ibitagenze ntukirwe biguraza ijoro utatsinziriye. Jya witonda kuko hari indi nzira ishoboka. Ikindi be nice to people, kuko nk'ubu urumva nk'iyo for example nk'iyo family yanjye, urumva nk'uko kuntu bagize wagiye ugasanga inzu yakubise ikuzura, nuko nababaniye neza. Buri hari n'igihe ufite umuvandimwe, rwose akaba atakwifuza no kuba yamenya n'uwo mwana wawe, ariko kubera nyine nababaniye neza nk'umuvandimwe wabo, nabo barakwishimiye. Ikindi ni uko wenda nta bantu wagize amahirwe yo guhura nabo twari tuziranye. Nzi neza ko iyo uhura n'abantu twabanye ntawe abo nagerageje guhura nabo vraiment bakuvuze neza. Ngira ko ntawe ari kukugirira nabi, ariko iyo mba naragize nabi mu buzima bwanjye, naritwaye nabi, washobora kunyura ahantu ukaba wahahurira n'ingorane, ariko mu by'ukuri mu mutima wawe wavugaga nyine kutarishuka, avuga ati ntujye muri kiriya cyaro, ntabwo ubizi. Kuko ntawe ukundwa na bose, ariko mu by'ukuri nkavuga nti gira neza wigendere. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri ubuzima nta mpamvu yo kubugira burebure cyane, kubera ko hari aho utaba uwo wagiriye neza akaba yahakubera, sibyo? Uwo wagiriye neza akaba yahakubera, ariko iyo ugize nabi hari abwo n'inabi yawe ishobora gukurikirana n'urubyaro n'abagukomokaho. Uko niko kuri vraiment ndabibona. Thank you so much. Wakoze, nagutwaye iminota yose. Imana ifashe iki kiganiro. Satani ni mubi, buriya agira ukuntu yivanga mu bintu, ariko turamwiyamye. Ukagira uki ukajya kuri coding ugasanga hafashwe nk'ikintu kimwe. Mu izina rya Yesu turatokesheje. Niba ngombwa njye nawe ko ntuza Chantal yabaye disconnected. Chantal nawe waba byanshimishije kubera nzi ubushuti ubuvandimwe mwagiranye. Byari kuba byiza turangira ugashyiraho closing remarks, which means uzamugarure please. Zamugarura dukore part 2 nawe tumwongeremo. Gashaka gukoresha ikiganiro nawe ku buzima bw'umwana noneho w'imfubyi warokotse jenoside, kuba mu buzima byakwigishije iki. So azagaruka, buriya nagaruka nshaka kuzakuzana ukamusuhuza. Nurumva twari dufite ubuzima bumwe, ndi imfubyi, nzi ko ndi imfubyi, ariko tukabasha kuhaberanira mu buzima bugoye. Ndabimushimira, kandi niba iki kiganiro nawe azamenye ko mushima yarakoze rwose kukuba hafi.
Thank sinzi niba you. mukiri kunyumva Okay, Mirelle ngaho reka nkureke wakoze wampaye ntabwo umwanya bakinyumva wawe nakwiciye umunsi ariko ndabizi ko nta gihombo kirimo. Imana iguhe umugisha, ndagukunda urabizi kandi ukomeze ukore ibyiza nicyo tugukundira. nawe wakoze pe wakoze cyane kandi n'abakurikira ibiganiro byawe ndabashimiye babisangize n'abandi niba hari icyo twavuze kidahwitse bashyireho amakomenti kugira ngo tuzayasome noneho Bafite dukosore n'ibibazo bazabitubwire babibaze noneho muri pati 2 tuzabahe ikiganiro gifite icyo giteguye. giteguye kuko wantunguye pe ibyo ntugire Oya, ariko nibyo byiza iyo umuntu agutunguye kiraryoha ko nanjye ubwanjye nagomba ndibyo ndi buvuge, so igitaha nitumenya ibibazo tuzabikora neza aho tuzagikora neza. Ngaho rero wakoze rero nawe ndagushimiye. Have a good day. Bye. You too, bye.